mu majwi atanu abaho harimo n'ijya gatandatu bita umudurumbuko. Iyo bita umudurumbuko rero nijye ngiye gukoresha. Telefone niy'umwuka insinga zayo nizo gusenga icamana yanjye nka telefone. Uri kumva? Nakumva munyiranjongo cyangwa se ibiceri n'imitubu n'ibindi bijwigira nkabyo. Harimo ikirimo kujorora ngo urakwise ngugize ute? Ariko nizere kuri kujokinga. Uratwite? Gusa ni wowe wahinduka guceka kanya. Nzibaho. Umuntu watanze waje. Uramubwira nawe. Uramubwira nawe umbwira. Baba ni nago mubwira. Mani Gahato. Nambira waje kwa. Icyo mwari museka. Seka musikamo. Yuseka nganje. Umuntu aricara ahantu izuba rikanamurengeraho. Gusa umwana uramukobwa byanga kurira niko bita ubundi gushaka umuntu igikubagwa kumuhamagara igikubagwa. Hano tumaze amasaha 10 tutavugana. Abarahamamagaye ngo ndagushaka cyane. Lemon parankwi. Ariko nayo kanumva ibyo mbwira si bintwaye. Kasongo yeye mobari nanga kasongo mbona wewe mobari nanga ye Lemon parankwi. be ko ariho Yesuwe. imeze neza cyane. So wabangutse. Oh my god. Shabe cyo koza ntabwo ujya wica gahunda no kuri kuri. Undi gahunda irimo wowe urumva na mama ntago nayica. Abandi bose nayicagura. Ni kuri wabangutse. God have mercy upon us. Imeze neza se? Imeze neza cyane. Baby nari ngukumbuye. Ahubwo ndimo kwibaza ngereranije n'ukuntu wampamagaye igikubagwa ngaho message uziko wanyohereje message 3 ndavuga nti se noneho n'umukobwa ko arece mama saa 10 ikintu wambwiraga noneho ngo nshaka kukubwira ngo cyihutirwa. Ntibaze icyo kintu cyihutirwa utambwiye mu masaha 10 twavuganaga ni igikiko. Baby nagwa byumva. So gusa mfite amakuru meza. Wabonye akazi se? Nagari ibyo ngibyo. So gusa nyine mfite amakuru meza cyane. Birumvika. Kaka wawe aratwite. Jesus is Lord. Ese bwo wagiruka kutsitsa ko. Naribi. Gusa mfasha twishime. Ikintu gikomeye. My God. Gutuma nishima cyane atumye nguhamagara. Mufashe twishime. Umva mfasha twishime pe. PMC ukureba ubu ngubu ndakubwiza ukura amafaranga yarabuze wallahi mu bintu bibaho ukubona naya bogisa ni ikibazo gikomeye cyane. Aho wagiye byihora ngiye n'utwo nari mfite kama bibi yatumazaho man. Urabivuze urangibutsa berutse kumva inkuru man ngo wa mu baby ngo wateretaga ngo yagize kucyara gukatira n'ibintu byose wamutayeho man. Bande ndakubaza. Wibinyibutsa nyine iyo mbyibutse mba numva wani mupfashe ko ngewe nzatuza ruko nishyura umuntu man. Shamayi ntugamenye ako kantu ni kari kabi. benshi man uziko kwica umuntu ari burundu man. Byihorere yarambabaje nzatuza ruko mwisha. Turashize none. Wamwica bone bagufunga. Ibyo gufungwa nta kintu bimbwiye. Icyambere nuko nzatuza ruko mwisha. Kuri yo nama ntago nayikugira kabisa. Gusa ko ndumva wamara maji. Nimba ushaka kujya kugimungure nabyo ntari bikabisa. Marije ntabwo ntaho nabifite. Mu gihe yanyanze naho agomba. Umuntu umwe mana ubuzima burakomeza. Urabona ugiye. Byo ni ibyaha. Ugasiga imishinga uba ufite. Nuko atari we yababaje man uzi ibintu yandiye ukuntu bingana wo. Wamara maji. Nukuri nta kintu nakubwira icyo nakubwira cyo nuko kwifuriza gereza nziza n'ubuzica nyine imana zarumitegereje. Wanyifuriza utanyifurije. Ntiramubona ni wowe nzica mu kiguki. Cyangwa se kandi wowe nyine uko senje mu mutekano
Gusa twaganiraga barabivuga ngo bavuga ibigoranye umuhuru karakara. Cyemve mbere se. Kanigende da. Biraga ni surprise. Yego. Surprise ndagaza. Uranyibukije. Ubundi hari igihe njyewe iyo ndi bubone surprise. Nana kubeshya ubunshatse nayikubwira. Hakubwira iyo ariyo nuko bigiye Kubimumu. Benda gwapfa kubimenya. Dukuri kw'Imana. Ifore. Ifore. Inka yiwanyu yabyaye batatu. Gabaki. Wagerageje ko ntabwo byakunda nari bwapfa kwimenya. Nyimenye. So ariko fasha ubwo umva surprise ariko mbese nyine inkuru nziza inagurishwa. Inagurishwa. Banza kundirimbe. Yampaye. Banza nkuririmbe. Byishimire ni byiza cyane nyine tu. Tubyishimire. Kandi kuri njye nawe. Kuririmbire. Tubanza twishimire umurimo. Hari ukuntu papa na mama iyo basinze kwanza nibajya banze bakabanza bakishima bakambwira ngo mwana wanjye hagarara hariya turimo kumedita bakabanza bakamedita ukaririmbo nako papa aririmbira mama kundirimbira iyo ngiyo uwo yandirimbira yawe njye nawe nkuririmbira yawe I want problems always. Ndirimbo amagambo. Okay, imirongo irimo kwirodinga. Kanangire ndacyacyana ka gitari. Nabwo ko hari inkuru nziza ariko yo kwishimira. Hari ubundi reka nkwereke. Ako uzika abantu b'imisi basigaye barasaze. What's in this? Umuntu tuganire gato atangira mwirenga zanyica. Jesus. Sere b'imisi niba basigaye banywa ibiki. Ho nge narumiwe. Cyo kozi kiza nuko leta bakiza amategeko abantu nk'abariya bakubye kujya babajyana mu bigo ngororamuco bose ntago bakagobye kuba muri society. Jesus. Nge ndumva Salamwa. bimeze bite Fisto? Ni sawa. Nanyuze hano mu gitondo mbona uri kuganira uri kwiganiza uri gutekereza ibintu byinshi ase man ufite icyo kibazo. Aniki. Dore kiriya gikuru cyawe ubona ngo ni pimu. Cyambere yamenyo ya ruguru kabisa. Yagukoreye udukisa none. Umutipe tuganire urabizi ko ari wowe wamaye ya nkuru ngo wa mabebe baratandukanye. Singiye kukuririmbira mu majwi 5 abaho. Harimo n'ijya gatandatu bita umudurumbuko. Iyo bita umudurumbuko rero nicyo ngiye gukoresha. Telefone ni y'umwuka insinga zayo nizo gusenga icamana yanjye nka telefone Kwani nziza. Benga uririmba indi nyina niyo ngiye kwihanyagura cyane. Ntihanyagura. Ndene bisaba ibyishimo. Kwishima bigenda natagiye kwishima ntabwo urimo kwishima. Yagira ndakubwirirega. Ubwo ndirimbe irindijwe sibyo ubwo reka ndirimba umusokoza nkende twige umusokoza nkende indi ndirimbo basirimba indirimbo nyine y'abahanzi tuzi binaha mu Rwanda y'abahanzi binaha mu Rwanda Kasongo yeye mupari nanga Kasongo mbona wewe mupari nanga Kasongo mbona wewe mbona wewe urishi byagahita yibwira iyo nkuru nje neza yego nje kukubwira iyo nkuru yego ndumva ntafite ahantu ndi buhere hera ubonye oh my god tuganire mbe numva atangiye kuremereza ibintu batangiye kumbwira ngo umujinya yamuteye ngazamwica ntangire mubwire kuntu byari ibintu bibiri ukumva umuntu kubwiye ibintu nk'ibyo ntago wamushyigikira uzi ko byarangiye nanjye avuze ngazanyica rero mukuru wacu rero natwe turamwubaha amani umuntu w'umugome usigasiganywa n'itabi anywa amatabi kabisa kaza nyene ntabwo wamuvugisha numva mwarapfushije ntimwahamba ariko uko byagenda rwose ntabwo nge ubwo nuvuga ngo dise ducana umubano ntabwo nzongera kuba nakegera ahantu ari shana agasanye kuri atumutunze noneho kubera siganywa itabi byarushijeho ndaga ubusanzwe ari byo ndimo nibaza aho mvuga nti kuko umuntu aratinyuka akakubwira ngo yakwica ubona nta n'ikintu yanyweye ari soba nanjye kumbe niyo mpamvu asigaye ari umugi kuva ubu ngubu ugiye kumugendera kuraho niyo nama ni nziza cyane ni ingenzi kabisa cyane kabisa wari ugiye se wowe ashana ndimo nyine ngiye haraye ku gasantere gerayo nanjye ubwe ka nkomeze zitabu zanjye icyari kitumye mbikubaza nyine nanyuza ndio mbona nyine mumeze nk'umuntu ufite ibibazo
shaka bimangayikishije mara urumva umuntu kukubwira ngo azakwica ntago ari ibintu wakerenza naho no umujama wo mu rugo mwasha no umugome kabisa nyine sha no kugira nkajya mugendera kure kuva mbimenye niba naberemeye cyane saba nariri nyine saba ubwo gerayo nanjye ka nkomeze ngende ngereyo iyo nkuru ni nziza nyine cyane benifuzaga nyine kubikubwira bimbwira mana urumva ariko mbere yo kubimbwira kiradodo dodora kiradodo dodora tukiraho nta kibazo nazumva nziza basi baho tuza nyine nkubwire no iyo nkuru zavuga kwawe koko futama kunda yanjye kunda yanjye ati nukumva ati nukumva ati no uri kumva nakumva munyiranjongo cyangwa se ibiceri n'imitubu n'ibindi bijwigira nkabyo harimo ikirimo kujorora ngo sibyo kukundo nta n'isoni naringabwe mbizi ko buriya kuvuga ukura benshi na benshi bakuzira ibyo biba binambabaje nyiranjongo ibiceri nese ndangiye ni urumva aho bororera ibiceri oya bishobora kuba ari nka nyungwe buriya abashakashatsi babonye yuko buriya mu nda haba harimo amazi sinzi niba utabizi ahubwo ayo mazi yaweho mu gihe abandi hororerwamo amafi bashobora kuba hiyorewemo ibitubu gusa biba birimo kujorora nibyo wanyumvishaga no cyakora nayo ni surprise usha reba ukuntu twari twishimiye none wumva ibintu uzanyemo ngaho reka twongere twishime ariko nayo yari surprise da basi ariko nongeye kuvuga ibyo bintu okay ntabwo nongera kubivuga mbese be kuko nta kintu wumvishe nta kintu wumvishe mu nda yanjye ntacyo ni imitubu gusa Jesus amatwi neza sinzi ibyo nyine nibyo uri gupfa kuvuga reka ntuze kuri kujoga nari so baby nyine nibyo nakubwiraga kuba undakaje ugatuma mva muri mudu nari imeze so ariko nyine ndatwite baby ndatwite ndatwite cyakora abantu mukunda gukina baby ubu urabona nafata umwanya wose ndi kugukinisha ndatwite ubu mfite umwana mu nda wibyita gutwika avuga uti ndahaka niba ari nabyo reka nkubwire kandi ikindi izina ryanjye mbabarira urarizi ego mwamikazi w'abayahudi mutagatifu bikira mariya warokoye imana igihe wabyaraga yesu kaducungura ku isi ngo ugize ute turashize none kuri kujokinga uratwite gusa ni wowe wahinduka gutya aka kanya nzibaho ubwo ibyo nibyo byankuye mu rugo ndangije kuva mu rugo ndaza nigwa ndabyina nk'ubyinira akabindi ntawe iwacu n'amabanyu bariyahuye agafata ese be uri seriye mana we mbabarira nimba mana yanjye mbabarira winkoza hiyo miteja y'injaba ngo ni intoki mbabarira muko mbabarira kuva ubu ngubu rero twemeranye iki kintu ntago nkuzi nawe ntunzi n'isura yanjye mu maso yawe ntayuzi ikindi kandi unyitondere baby muko ubushaka ko nkurituramo kabyara ariko se be ubu ngubu wibone se be ubu koko ni wowe wabinkoraho utongera kunkozaho izo njaba ako se be ni gute wahinduka mu kanya gatoya nk'ako njyewe gutanze ntabwo twigeze duhura iki kintu tucyemeranyeho nkongera abandi barazibatera bakazikuramo bagafata ibinini bakitera inshinge weho kuyihuruzamo byarakunaniye utiri ubimbwira ibyo ntabwo ari ibitekerezo by'abantu data turashize ya myenda nari nagushyiriye ku ikamba ko nayibuze ni wayanuye wayizinze nayanuye waranakoze kumfurira sinsigaye ndi umwana mwiza nsigaye uri umwana mwiza ariko hari akantu wanze kumbwira ase brother nkukorera ibintu byose nkagufurira nkakwanikira nkakwanurira nkaguterera ipasi none unyumvire nese nanjye ibyo ndabikubahira ariko nyine hari akantu wanze kumbwira nshaka kahise kandi
umuntu waguteye imbere wanze kumumbwira ko umuntu waguteye inda wanze kumumbwira nasi ubwo ni ngombwa ariko wajya aho ku cyumwe twazajyanye gusenga uri kumva atari ngombwa se kubimbwira ase ndi umuntu wese ubundi byakumarira iki iyo bembwiye twamenya n'uwo mukwe wacu dufite no guhura nawe urabizi nkungira ibintu by'urugomo nkaba nanamugirira nabi ntamuzi ako se brother ubundi koko urugomo koko wazaruretse ibaze ko nginge mbona bashobora no kuzampora wowe kuko hari ahantu nyura nkumva bose bari gutaka pimu yakubisaba pimu yagiziriye nyine nanjye niyo mpamvu ndimo mubwira ngo wamumbwira nyine nanjye nkamumenya nkamenya nimba ari niniga nkanjye nyine nzamukubwira samubwira ryari Wetin be this? sindi kukubwira ko nzamukubwira ryari nyine asu ko twari turi kuganira n'umwana mwiza mbona utangiye guhindutse gutya Jesus. nzajya mpora nkubaza buri munsi niba waguteye inda ntabwo ushaka kumumbwira Blood of Jesus. sindi kukubwira ko nzamukubwira kandi wanga kumumbwira ku neza munsi narakaye uzabira nzamukubwira ariko ryari twiganirire dore ntuza yaje no kugushaka Chris mu gihe cyaje we by'imikino sibyo uramumbwira cyangwa ntabwo umumbwira nari nabiketse kirego nyicaje hari makatazaza zakazana ndayimuduniye da baye umugabo da shuri imwe yonyine tarasi nkakubita biriya bandi bakobwa bazima ntacyo yigwa kubwira ukiyimutera ahita ahubanuzamo none undi we namuteye koko tuvugishije ukuri usibye kwiruhiriza ubusa yandebaga nkanjye akabwira ngo namuteye inda bimara iki bivuze iki ko babuze ibyo bakora kandi ibyo njya mvuga ngo namuteye ndayimuteye mbaye papa matara ye ibi ni iki ngo namuteye inda Wetin be this? Jesus. no kuyigerekera ibintu bibaho komera cyane ariko nasiye kugenda wajya warindagiye byagenze bite oya ushobora no kuba utarindagiye muri wowe ariko abantu ubwabo bakakurindagiza wigize iki ngo wigize umuntu watanje ngo ntabwo uzambwira aho ngo umuntu waguteye ku inda se brother kuisura akara cyane sandi kubwira ko nese kufite mfasha fasha wagikwake I want problems. wowe wigize umuntu watanje waje uramubwira nawe umbwira ntabwo umubwira nambwira wakigwaje birafanye cucu kandi gusekana tunakwingingiye pagaraje cucu kandi ndaguhonda nase nimukubwira ntabwo urajya kumureba mbwira nta kibazo nandajya kumureba ndambwira brother wambabariye urambwira ntabwo mbwira ninde waguteye pagaraje cucu nase nimukubwira ntabwo urajya kumureba uramubwira ntabwo umubwira nakumena mbwira wanjye cucu ntabwo umubwira wakigwaje ariko ibaze nawe tekereza urimo kumva kugira ngo
haje ubundi nyibuta akanini gakuramo inda kagura ngahe mbabarira umbwire kagura ngahe ntabwo wasamye ntazi ujye uhubanuzamo What biris? wasigaye inyuma ntabwo nese cyaje ufite n'ikihe uri ingumba nese kuri kumbaza ubundi ushinzwe iki ubu se ubugeza n'iki gihe cyose ntabwo waba utarakuramo n'inda na rimwe cyangwa utarabyara none se kuki wabyibaje oya hari umuntu ubutesha umutwe yibaze ko njyewe umuntu yifate ngo ko naramuduniye ngo mbamuteye sorry data tutabeshye mbabarira umbwize ukuri nk'umwana w'Imana umuntu mwaryamana mukabamuteye Inda cyangwa urimo kumva ko kantu ari akantu koroshye ndimo kukubwira ino batwita amezi 9 ibyibushye itumbye hano imbere mu gutya rimwe konco rimwe ibyo bintu bikabaho ariko warabikoze nabikoze se nta n'amasegonda 30 byafata nakojejemo rimwe gutya mpita nkuramo ngo namuteye ubwo rigimura ubwo uri kumva mbese nese wakozaga mu kimumwobo oya mumupuri Jesus. ngiye kubara gatatu n'ubu utari wakamumbwira ndakwica nkwihambi bigira inzira ni rimwe ntabwo mumbwira rimwe kabiri tazaba gicucu kabiri uramuvuga ntabwo umuvuga kabiri manu mwe bari mukubwira tanawe tuvuga gicucu ninde ni bingu inde bingu bati wokwani mwana tani mukubwira ntabwo nawe urajya kumuhe mbwira ibyo mbwiye cyangwa utwandumira wagira umundi wadukojeje isoni sinakubwira ko ari bingu se bingu wokwani ntabwo nzi wawe watewe inda n'umuntu utazi batuwe ubundi cyakora no muri Bibiliya biranditse urumva igihe kimwe na kimwe bitewe n'ukuntu abakobwa zaba ari benshi mu isi byanditse muri Luka 204 nimba uwo murongo ubaho niho byaba byanditse ngigiye abakobwa babaye mu isi ngisi nijya kurangira ngo uzajya ngo hazaduka amazina menshi haduka amanyashi amabuno yitwe nyashi haduka imipuri yorohokotani imisuwajeje ibyo bintu byose biranditse muri Bibiliya ko isi nijya kurangira ariko bizaba byitwa noneho umukobwa rero ngazajya gufata kwegeka umusuwajeje cyangwa umukuru ahita avuga ngo nanjye nibyo byambereye abayingeretseho rimwe byonyine amasegonda 3 ngo namuteye ayebye kagose umukobwa umusore se mwahuriye maye mwahuriye hazamo gutera indute nyine ibyo mubaza yaguteye inda ute twarakundanaga arangiza nuko nabimubwiye arangiza agahita What biris? vuga si ibyo vumvo yayigutereye What biris? Jesus. sinaho tugiye kubyara umwana tuzitwa nyiramatarasi bingo yagutereye inda mu itarasi ngo mutibe sakora ikira tava poka akora kwaje duhari haruguru akora iki aragira inka zaho ni umushumba yego ndongera kumubita mu maboko yawe umuryango wacu umushumba n'ibintu twagutakajeho wiga
mereza rinete mereza rinete zajye ako murambona mbona muteye mbwira nyakwigendera icyo ndakora kose musore ubwo uri kwifata ukumva mutwaye nta kibazo ufite ntacyo kuba yakubwiye ko ari wamutenda nibyo byagusabije bikugeza aho hose nyine inshuro imwe areka kumutenda si ikibazo ahubwo inshuro imwe ufite nyoko ufite nyoko nyina aramufite ngazajya namuhekera umwana ahubwo abonye kuzukuruka natekerezaga yuko hari umuntu wayimuteye akaba ashaka kuyingerekaho I don't want peace. biriya bintu nibyo byeze none se ubwo uri kumva ko ngewe buriya wananshanze igihe wahera uvuga nabuze ijambo rizima ry'umuntu w'umusore wavuga uvuze rirankoze sha mva nkubwire rero se uri kumva ndi kumva aho umukobwa umutima wagutenda nitaye ku cyakora hanyuma wanshinze sindi kukumva Wetin be this? yaba ari umushumba yaba ari umupfubuzi yaba ari iki agomba agutunga Jesus. uri kubyumva nese n'ubundi ko yanyihakanye urumva none harabyemera ntatabyemera ndamwiyicira burada kuko wasobagiye wihakane reba inkoni zose wankubise nta nawe nkwice mujyana izundi ko ndabuye ngo acanga ngo aya masaha ari he cyangwa mbese oya ntabwo nakubeshye iki gihe ni cyamanukira n'ubundi nahita nkubaga nkinishije nagukirishije dutegereze turekazanye araza mu kanya ariko utamwica nubwo yenyine Jesus. cyangwa se guharika kaguru mu itarasi tukavuna kagisa gusa ngo ntabwo ndi umusore muzima sumbanyamo ikiremba none we yabikuye hehe rero ko namuteye inda kandi nabonye ko ntari umusore muzima inda nari kuyitera nterero sibyo yarambeshyeye rwose ni ukuri ubwo njya numva nzajya nishima ko ndi ikiremba ntanateye uri igicucu uri ikigoryi mbese akantu batukana ngo umuntu n'imbwa kuki atari babibwira ubwo noneho we unteye umutoma muri make umuntu w'umwigira ikigoryi inzira zose akagenda ubu uri kumva rero n'ibibazo byawe nari mbuze uwo mbwira ndagusetse guhera hasi kugera hejuru noneho ubwo wumva ko utatera inda mbese wumva ko ukiri umwana ese ko ntari nanahambura wapi ni ukuri ntabwo ndahambura watera inda ni ukuri ko imana zapfa ugihambiye ariko umwamikazi w'abayahudi imbere nigendere ni ukuri ugenda ushaka umukobwa wawe umubwire ko ubwo mpfuye umpambirije muri make kuri weho usoje ikirori nkihambiriye imbere nari mbuze uwo mbwira reba ibitabi byose uri kunywa itabi nirishira atari yahagera nakwica nese ubu ninjye wamutindije ko iki gihe yabaga yahageze ibyo bintu ari byo bituma wiguhondagura abantu kakagenda we ko hatandaraje guca surutwa nanjye winywera itabi wakekwagiwe wacyohewe Ahita kapano mahetura chira se. Amutegerereza ngaho. Ukombani powe simtegereza umutima banigize intama shanditonda ra amakuru mama buriya ukuntu abantu iyo barimo kunywa itabi ndagaswingi
iyo wamenyeye kurinywa nawe uba wumva wakurura ampaye umusumwese uyu nguyu se murakoze rero kambe ngiyibwa nimba umusa wawunyimye komera ino mubaze ufite ubwoba ufite ubwoba si wambwiye se si wambwiye jewe ntago ari we wongera kunsubiramo ndakumena tuvuga ibyo mubajije sibyo aha ingaruka zo gutwita zo ntarandukira wowe mbwira baje ngo wowe wateye inda wowe sha mwaretse nkagenda uwo ntarandukira niko ngo wateye inda inde wowe yo gicucu giro kafagira wateye inda cyane inda sinda numvisho ntabwo ndi gukina sinda inda warayimuteye nako wayimuteye warayimuteye nako wayimuteye Mercy upon us. yego uremera kumutunga uramutunga inde wowe wateye inda ayiwe Yezu nyirimuwe wakigoje nta mwanya mfite wo gutaka ayiwe gihaguruka ibyo gihaguruka haguruka vuba kwakaje burada nuko utamuza ntabwo njya ureba inyuma ntabwo njya kurebana ntabwo kunyembe mumu ntabwo inyuma shyira amaguru ku mukingo wabyemeye urabyemera ntabyo wemera ibiki haje wowe barakwica ntabwo wateye inda ntabwo ari wayimuteye niko uramujyana cyangwa ntabwo umujyana ntabwo umujyana ntaho mfite ndamujyana no kuri Kubana ntawe ujyana erega aranambe arambe ntabwo uramujyana ndamujyana ni ukuri pe ni ukuri kw'Imana rwose ndamujyana za noneho nimba uramujyana sibyo ndufate ntuzabimugenda sibyo se tubyehe ngo muhoberane muhoberane muhobere munishimye museka mwabikoraga muri akaye se seka ariko mbibona nuzwo murekura indobwe murekura cakira nucyo mwari mumeze se museka sekamo sekamo seka nawe seka indobwe ngo murekurane nawe birane vuba sureba muranaberanye abasezeranyije mu izina ry'Imana Data n'Abana n'Umutagatifu amen jyana mwese buraduransi ugiye he nanjye reka ahubwo sigara wandekuye buradase nimba nsize uratekereza ko nawe uransiga tugende nk'utikuye njyane iwanyu ibyo ndushaka